nta muhanuzi uri mbwira ibintu bishya bazana ariko kumwenda umwenda wari ukingirije ahera ko watabutsemo kabiri ko watabutsemo kabiri abandi barashaka nihanganishe abantu bakomeje gucumuzwa n'abiyita ko ari abakozi b'Imana bakomeje kubabuza agakiza bakomeje kubabuza ijuru Imana yavuganaga n'abantu ibinyujije mu kanwa k'abahanuzi ukuri kugosoye niko byagendaga ariko mu minsi y'imperuka uwo murongo wa kabiri ngo naho muri iyi minsi y'imperuka Imana ivugana natwe gute ibinyujije ku mwami Yesu abahanuzi b'ibinyoma nibo bariho nta muhanuzi w'ukuri abahanuzi b'ibinyoma nibo bariho yego nawe nta muhanuzi w'ukuri batubwiye ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi nimba urugo rwawe rugiye gusenyuka ntabwo ari ngombwa umuhanuzi atuvugisha ukuri abantu babanze basobanukirwe aba bantu bazana ubuhe buhanuzi ubuhanuzi bazana tuvugisha ukuri ariko twaye guca ibintu ku ruhande twese dore iri juru niryo turangamiye ufite izindi nyungu nakazike se nimpanura ngo runaka agiye gufungwa cyangwa agiye gusara ikintu cya mbere komanteri ziri hano zo zishobora kumusaza cyo ni kimwe cya kabiri ibyo nawe ubwe yivugira bishobora kumuta mu maboko y'ubutabera none uyu muntu azanye ubuhe buhanuzi donc ibi nakora nabwo ubwabyo birigaragaza ninjiji Imana imbabarira nta muhanuzi uri mbwira ibintu bishya bazana ariko buzize kutamenya abantu banze kubakira kuri iri jambo abantu barashaka kubakira mu kanwa k'abantu ngo mbese kuki mwizera abantu bafite imyuka ibava mu mazuru mu baciki n'icyo uca umuntu koko umuntu uzaka kubwira ngo Imana ikuntumye urasanga duhora duca bugufi mukozi w'Imana rwose rero ndaremerewe wowe n'iki kikubwira ko batumwe n'Imana biri hano aba bantu bari kubwira ariko n'ikintu kiri kumbabaza iri terabwoba bahanuzi b'ibinyoma bari gushyira ku bana b'Imana mwigira ubwoba nimubwire abahanuzi ngo nubwo Imana zanyu tutazikore nimba ari umuhanuzi w'Imana nahanure uko ijambo ry'Imana rivuga utumye mvuga umuntu ariko ndavuze ngo nimba ari umuhanuzi w'Imana nahanure uko Bibiliya ivuga yihanure ibiva mu kanwa nimba waramenye ijuru waretse kuyobya abana b'Imana ariko nanone ntiwabura kubikora kuko ukorera so ari we Satani Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe umukiza be hamwe namwe ababera umujyanama abaragire nk'intama abarinde mu mahoro hamwe namwe Yes, ibihe byiza cyane amahoro y'Imana kuri mwese abadukunda n'abadukurikira tubashimire cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe aho muri munce zese zigiye zitandukanye reka ntangire nkwihanganisha utameze neza uri kurwarwa n'ubuzima mu buryo bugiye butandukanye ushaka kuba ufite uburwayi se cyangwa se ufite n'ibindi bibazo bikugarije bitumye umutima wawe uremererwa ariko ndakubwira ngo ihangane komera kuri Kristo ukomeze usenge Uwiteka Imana kuko niwe mugenga w'ibihe byose ibiganiro byacu byo birakomeje uyu munsi kuri kamera zacu aka kanya uri kureba iki kiganiro kandi turagushimiye cyane ko wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro turi kumwe n'umutumirwa udasanzwe ariko by'umwihariko abantu bakurikirana izi mbuga zacu ntabwo ari ubwa mbere bamubonye twaherukanaga mu bihe byashize kera cyane kanangire umusuhuzuraho neza reka tubanze twinginga Imana kandi ngushimire senga reka maze Imana bane nawe turaho amahoro masa rwose ku mutima harakeye Imana ishimwe cyane reka dutangire dusengera Imana kugira ngo tuze kuganira tumeze neza cyane by'umwihariko ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo mbere na mbere Imana
data mwiza, mana yacu, mana y'amahoro n'urukundo, uyu mwanya twongere tugushimire kuba uduhaye akanya ko kugira ngo tubane nawe, kandi tugushimire ko udukunda, ukadukunda wirengagije ibyaha byacu dufite, ukadukunda uzi neza ko tudashobotse mu maso yawe. Tugushimire ko waturemye ntutureme nk'ibindi biremwa byose, ukatugereranya n'ishusho yawe. Uyu mwanya tugarutse kuri izi mbuga nkoranyambaga, kuri urubuga Inzozi Zacu TV n'Impanuro TV, tugira ngo tugusabe imbere ya byose imbabazi z'ibyaha dukora umunsi ku munsi, twirengagije agaciro waduhaye, utugira ibiremwa byawe, uduha ishusho isa nawe, nyamara twebwe twagaragaje ko tudashobotse. Tugusabye imbabazi z'ibyaha byacu byose dukora umunsi ku munsi, izina ryawe kandi rihore rishimwa. Utuye aheza hatagerwa n'ikibi cyose, utuye mu bwami bwo mu ijuru dufitiye amatsiko menshi, kandi ni mu gihe ibyanditswe byawe byera birabisobanura ngo hahirwa ababa muri jye nanjye nkabana nabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Nyaguhora ku ngoma, twibutse rya joro ry'agahinda uri mu gashyamba k'Igitsemane, witeye umwitero udusabira kandi unasenga kugira ngo igikombe kikurenge. Icyo wari ugamije ko ari ugucungura inyoko muntu, kugira ngo tuzagire iherezo ryiza, maze tuzave muri iyi si y'imburamumaro, kandi isi iduteza ibibazo n'ingorane, isi ibabaza benshi, ikababaza ababyeyi mu miryango biracika, ikababaza abasore n'inkumi bafite ingorane z'ubuzima, bafite n'ibibazo byo kugira ngo bubake ingo bagubwe neza. Ibibazo bigiye bitandukanye by'uburwayi, benshi barababaye kandi abandi barahangayitse. Ni ukuri twebwe nubwo turi abanyantege nke, reka twongere tukurarike kugira ngo uzubane natwe. Byagiye bivugwa kenshi ko ubwoko bwawe dukomeje kukunangira, dukomeje kwigizayo agaciro waduhaye. Uyu mwanya mwiza ninginze umuntu wese ugiye gukurikira iki kiganiro ku Mpanuro TV, ku Nzozi Zacu TV, afashwe nacyo. Turabizi ko turi abantu, dushobora kuvuga byinshi bishobora kubagwa nabi, aho turi buze kuvuga nk'abantu. Mbere ya byose uwo turi buze gucumuza, dusabye imbabazi wowe Mana, ariko tunasabye n'uwo dushobora gucumuza imbabazi. Ikindi mwami, reka nanone tukurarike kugira ngo ibyo tugiye kuvuga ntibibe ibyacu, ahubwo bibe ibyawe. Benshi bagiye bakora mu izina ryabo aho kugira ngo bakore mu izina ryawe. Uyu mwanya unyemerere nkore mu izina ryawe, ibyo ndi buze kuvuga byose bize kuba biheshejwe agaciro nawe, biheshejwe ijambo nawe. Reka rero tugushimire, kandi ikiganiro tugiye kugirana n'uyu muvandimwe, by'umwihariko abadukurikiye aho bari hirya no hino mu isi, bose bamererwe neza, abafite ibibazo ubagirire neza mu izina ryawe ryera. Urakoze, amen. Amen. Uwiteka abumugisha cyane. Rero mwese mugiye kubana natwe, uraho neza. Nanone nongere kunsuhuze nanone damu, uraho neza. Ariko kumwenda umwenda wari ukingirije ahera ko watabutsemo kabiri, niyo mpamvu wawuzanye ko watabutsemo kabiri, abandi barashaka iki? Ese washushanyaga iki? Umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kangahe? Reka tubanze tubwire abadukurikiye, nimba utaruzi icyatumye Yesu aza mu isi. Yesu yazanywe no kugira ngo ibyaha byawe n'ibyanjye bibabarirwe. Umwenda wari ukingirije ahera ukimara gutabukamo kabiri, uribaza ngo uwasigaye ku rusengero arahamara iki? Uwasigaye ku rusengero arahamara iki? Abantu benshi muri iyi si, cyangwa se abavuga butumwa benshi, biragaragara ko bameze ibyo ndabizi. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo nta mugabo wivugira ku icumu ry'undi, ndarivugiraho rwose. Ndivuga, ariko wari wanabivuze, wavuze uti mu bihe byashize twagiye tubana, yego, nzinzaraho wanzigiye, zinze wanzigiye.
inshuti y'Abanyarwanda, inshuti y'inzozi zacu, inshuti y'Impanuro TV. Araho ariko simbana nawe, ntago mbana nawe, ariko nkurikira amakuru ye umunsi ku munsi, n'inshuti yanjye yakadasohoka. Nitwa Emmanuel Kanani, iryo ni ryo zina banziho. Ntekereza ko atari ubwa mbere yisura bayibonye. Ndi umukristo nanjye utegereje kugaruka kwa Yesu. Yego nanjye nyine navuze ngo ndi muri abo bategereje kugaruka kwa Yesu. Kandi nawe nizere ko utegereje. We wabyivugiye neza ngo umuntu wese arategereje. Umudiva ashobora kuba ategereje, umurokora arategereje, umugaturika arategereje. Nzagaruka, niyo mpamvu dutegereje. Yego umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Ariko abantu benshi ndetse abavuga ko ari abahanuzi bo bihutiye kugira gute kuwudoda, bihutiye kuwudoda. Biragaragara ko nawe utangaye kimwe n'abadukurikiye. Birashoboka ko hari uwaba atangajwe n'uko umwenda watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerereyo, ariko hari abihutiye vuba kuwudoda. Bivuze iki? Iyo wihutiye kudoda ikintu nuko wowe ukigikeneye. Ujya ubona abantu bambara amapantaro ugasanga ibiremo, ushobora ugasanga nk'ibara rimwe, nk'ibara ry'umwenda ririmo nk'ibiremo birenga nka 60. Ibyo ari byo byose uriya mwenda waracyawukunze. Bikumvikana neza, uriya mwenda we aracyawukunze. Ashobora kuba yibutse ko yawujyanye agiye gutereta bigakunda. Ashobora kuba yibutse ko yawujyanye mu rusengero akumva rizihiwe. Birashoboka ko hari ibirori yawutahanye cyangwa hari n'akazi yawukoranye akabona inyungu, akabona n'umusaruro. Kudoda kwe rero nuko akiwukunze. Hari abihutiye kudoda umwenda wari ukingirije ahera utabutsemo kabiri. Uyu munsi nibo bariho batubwira ibya Yesu, ariko bakabivanga no gukunda wa mwenda watabutsemo kangahe kabiri. Abadukurikiye nihanganishe abantu bakomeje gucumuzwa n'abiyita ko ari abakozi b'Imana, bakomeje kubabuza agakiza, bakomeje kubabuza ijuru. Kuko nimba ushobora kuza ukavuga ibinyuranye n'ijambo ry'Imana, umuntu akaza muri komanteri yarakaye, ikintu cya mbere nuko bamaze kumwambura ijuru mu buryo bwo gucumuza umuntu. Ijuru birashoboka. None se ntuzi ko mu buzima busanzwe ushobora kuba wabaga mu Mana ejo ukabivamo, ugacumuzwa n'ikintu, ugacumuzwa n'umuntu. Sasa ni ukuvuga ngo ababihutiye kudoda umwenda nibo bariho bereka ko abantu ko babasengera. Ariko ikibazo ni kimwe, uravuga ngo usengera umuntu, tubyemere ni byiza. Twatangiye dusenga twinginga Imana kugira ngo twinginga Imana tuyisaba ko yego, aho niho ndi. Twatangiye dusenga tuvuga ngo Imana yorohereza umuntu wese uhangayitse ubabaye. Ni byiza, ariko uri kumusengera gute? Hari uburyo bubiri ushobora gusengeramo umuntu ariko ukigira nkaho uri Imana ye, ukavuga ngo ibi bigiye kuzamubaho, ukavuga ngo ibi ngibi nibi. Damuru, abadukurikiye banyemerere sinje guhangana n'abantu bavuga ko bakora ivugabutumwa. Ngewe ndinde ushobora guhangana nabo, cyakora ikiri muri je nicyo gishobora guhangana nabo. Buriya ngaruke kuri uyu mwenda watabutse mo kabiri, icyari kigenderewe icya mbere nuko aba bantu twebwe twari turemerejwe n'ibyaha byinshi, tugakora ibyaha tukiruka tujya gushaka ibitambo, tukavunika, tukarara amajoro, tugataha igicuku, tukizirika imikanda, tukababara,
tugahangayika kugira ngo tubone inuma y'intungura, kugira ngo tubone agafu. Abari bifite bazanaga ibimasa n'ibindi kugira ngo babone ijuru, babone umutekano, bababarirwe ibyaha bakora umunsi ku munsi. Maze Yesu we gitambo gikuru yemera kuza mu cyimbo cyazanyamaswa cya twa tundi twose twavuze kugira ngo acungure umuntu, sibyo? Maze Yesu hahandi za nyamaswa zinjiraga yinjiranamo umubiri we kugira ngo wowe uzabone ijuru, kugira ngo ubabarirwe na ya miruho yose waruha gushaka icyo gitambo ubabarirwe. Maze yinjiranamo umubiri we, arangije amaze kwinjiranamo umubiri we arabambwa, arakubitwa, araremerezwa, arahangayikishwa, yamburwa agaciro kugira ngo wowe nanjye tugire umutekano, tugire amahoro. Maze hahandi tutarebaga, tutashoboraga kureba kuko turi abanyabyaha, umwenda ugira gutyo uhera hejuru utabukamo kabiri. Maze Yesu ati buri wese agira gute yigerereyo. Ese bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo nutegereza ko umuntu azagusengera utabanje kubwira Imana ngo uyibwire ibyawe byose kandi uyisabe wizeye ko ugomba guhabwa, ndakubwiza ukuri, nubwo yarisenga rikaba rimeze gute ntabwo rizazamuka ngo rigere mu ijuru. Icyambere nuko uzaba wamaze kwirengagiza igitambo cya Yesu. Abantu benshi baraza kuri izi mbuga bakavuga ko baje guhanura, ariko ubundi ninde wababwiye ko ari abahanuzi? Ninde wababwiye ko ari abahanuzi? tumwe n'Imana bavuga n'ibintu bikaba. Ariko nawe ushobora kuba hari wabo bashyigikiye, ushobora kuba ufite ibihamya by'ukuri ni Bibiliya. Reka kwanza tubanze nzanira Bibiliya no gukoresha zimwe zo muri telefone. Nzanira Bibiliya muri kira gikapu. Oya nazanira Bibiliya. Reka abantu mudufashe tuze kureba, sinze ku abantu badufashe tuze kureba. Buriya abantu benshi bakomeje guhangayikishwa n'abandi. Iri jambo ryagakwiye kutuyobora. Abantu turiho turemera ko tuyoborwa n'abantu. Abantu turi gutega amatwi abatuyobora bakanatuyobya, nyamara dufite ijambo. Reka turebe ibyahishuwe ibice 22, turebe ku murongo waho wa 18. Maze nshuti zacu kandi bavandimwe mukunda Impanuro TV n'inzozi zacu TV, ndizera ko mwese mukunda Imana nta buryarya, mukunda Imana n'umutima wanyu wose. Iri jambo riravuga ngo uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongerera ibyago byanditswe muri kino gitabo. Nihagira kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kwa rwa rurembo rwera nkuko byanditswe muri kino gitabo. Ni ukuvuga ngo nari nkubajije ngo, cyangwa se narimbajije abadukurikiye ngo ninde wababwiye ko ari abahanuzi? Tugendane neza rero, nimba baratumwe n'Imana ubwo turabigenzuza ibyanditswe, turabigenzuza ijambo ry'Imana. Niwo muyoboro, niwo muyobozi hamwe n'umwuka wera Imana yadusigiye. Aba bantu bakomeje kuvuga ko ari abahanuzi, ntekereza ko abo babwira n'abantu barabyumva. Uyu munsi bamwe bimaze kugaragara ko biri kugenda byigaragaza, sibyo? Biri kugenda byigaragaza aho witwaga ko ari umuhanuzi ujya kubona ukabona hari ikindi cyerekezo yerekejwemo, n'abatarajyaho kandi bazajyayo. Itonde, ntekereza ko abadukurikiye ntabwo ari ubwa mbere babonye inzozi zacu n'impanuro. Wishaka kwinjira ngo nikihe kirahari? Mbo ndavuze ngo ninde wabwiye ko ari abahanuzi? Reka tujyane mu gitabo cyitwa Abaheburayo igice cya mbere. We wazanye Bibiliya,
Imana iguha umugisha. Nta nubwo narizi ko ukunda ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Burara abantu benshi bazi ko abanyamakuru muri abo kubaza abantu, ariko ni byiza. Ndebera twihute. Abaheburayo shuti zanjye tugendane, kandi ndizera ko nimba ubabaye uhangayikishijwe n'ubuzima butandukanye bwo muri iyi si, ufite intimba, ufite umubabaro, ufite byinshi bikuremereye, ufite umuryango wawe urahora mu ruvurungutano. Kanani ntarajya kure cyane. Uyu munsi ku ruhande rwawe wemera ubuhanuzi ko bubaho, ko ushobora guhura n'umuntu akaguhanurira, cyangwa ntiwemera ko binabaho? Reka mbanze nsome rino jambo icyo gisubizo cyawe gihita kiboneka. Nawe wahageze. Abaheburayo igice cya mbere, abadukurikiye nabo basome. Reka tugendane. Kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza bacu mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ngo ryari? Ni igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere. Urakoze cyane. Narisobwe. Imana niyo idasobwa, umuntu arasobwa. Igice cya mbere umurongo wa mbere. Kera Imana yavuganye n'abasogokuruza bacu mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ngo ni ryari? Ni kera. Abadukurikiye nimba twasoma ibyahishuwe 22:18 ngo ijambo ry'Imana icyo wasomye ntugire icyo ukuraho, ntugire icyo wongera. Niba utabyumva, nimba utariho ubyumva, saba umwuka wera akuyobore. Hanyuma ngo naho muri iyi minsi y'imperuka, umurongo wa kangahe? Ngo naho muri iyi minsi y'imperuka Imana yavuganye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Ngo naho muri iyi minsi y'iki y'imperuka. Utemera ko turi mu minsi y'imperuka, iri jambo ntabwo rimureba, ariko wemera ko turi mu minsi y'imperuka riramureba. Uyu munsi rero nimba wabyumvise utanyuranyije n'ijambo ry'Imana, kuri kamera urakoze cyane. Ibi byuma kubivugiramo ni ibintu bikomeye mu by'ukuri. Ntekereza ko ubona ndimo kwitwara n'abambabarire, singira uwo ndemerera, singira uwo ncumuza. Yego. Ngo naho muri iyi minsi y'imperuka, damuru iri jambo shimye ko ufashe igitabo cy'Imana mu ntoki, Bibiliya. Imana iguha umugisha. Muri iyi minsi y'imperuka Imana ivugana natwe mu kanwa k'umwana wayo. Wagiye kururi gutuma ntareba uko wabishakaga. Urakoze cyane. Ye cyangwa hagarara. Reka gume hano, araryohewe. Imana ishimwe cyane. Ahangaha turiho turareba ngo ese ubundi ninde wabwiye ko ari abahanuzi? Ninde wabibabwiye? Wowe wari wambajije ikibazo ngo wemera ko hari abahanuzi b'Imana? Nimba ntibeshye uri umunyamakuru. Wemera ko babaho ubundi ubuhanuzi urabwemera? Wemera ko banabaho uyu munsi bahari cyangwa ntabwo? Ubwo ndabanza rino somo ndirangize hanyuma mbisubize neza nicyo nkiriho. Uyu murongo wa kabiri uri kwerekana ngo ko muri iyi minsi y'imperuka Imana ivugana natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose. Biriho birasobanura iki rero ngana ku kibazo cyawe? Twabanje kubona ngo kera. Ubwo nitujya kera turahita tubona ba Danieli. Reka tugendane. Uyu Mose yabaye umuhanuzi w'Imana. Imana imutuma mu Egiputa mu buryo bukomeye. Ati genda uvugane na Farawo ndekurira iki? Ubwoko. Imana yavuganye n'abasogokuruza bacu mu kanwa k'abahanuzi. Icyo gihe niyo mpamvu Imana yahagurukije uyu mugabo Mose ngo genda. Wabyumvise ukuntu Imana igiye kuvugana na Farawo binyuze mu kanwa ka Mose? Turi kugendana ngo naho muri iyi minsi y'imperuka Imana ivugana natwe mu kanwa kande. Umuhanuzi ari he? Tugendane neza abadukurikiye. Ijambo ry'Imana muryumve kandi mwitonze nk'abanyabwenge. Imana yabahaye ubwenge, yabahaye n'ubumenyi. Nimba utazi gusoma, egera mama, wegere papa, wegere inshuti yawe, mubwira uti mbabarira, somera. Imana yatumye Mose, Imana yatumye ba Danieli kuri ba Nebukadinezari, Imana yatumye Yona Ininive,
imana yavuganaga n'abantu ibinyujije mu kanwa k'abahanuzi. Ukuri kugosoye niko byagendaga. Ariko mu minsi y'imperuka, uwo murongo wa kabiri ngo naho muri iyi minsi y'imperuka imana ivugana natwe gute? Ibinyujije ku mwami Yesu. Ni gute bigenda rero? Kubera ko Yesu yabaye igitambo kiruta ibindi bitambo byose, akemera no kudupfira urupfu twari tugiye gupfa. Uyu munsi niyo mpamvu imana yamugize umutambyi mukuru, maze buri wese ngo yigerereyo n'iryari rero. Nimba ukoze icyaha, nimba ufite ibibazo, nimba ufite ibikugarije, nimba ufite umuryango wakunaniye, nimba warabuze umugabo, nimba warabuze umugore, nimba ibyo ukora byose bitagenda neza, banza ufate icyumba cyawe ugitunganye, ugende uvuge ngo Yesu nje gutaramana nawe. Upfukame umubwire uti dore kera ibyanjye nabyerekaga abatambyi, ibyanjye nabyerekaga abahanuzi, yewe nawe iyo washakaga niba wanyuragaho, none nje mu biganza byawe, nje imbere yawe. Upfukame. Imana yo mu ijuru ishobora byose, uzavaho ushubijwe. Ntabwo ndibuze guhakana ko gusengera abantu bitabaho, nanjye narabikoze, ariko ntabwo byumvikanye. Oya, ntabwo uransubiza mu byo buri cya mu byo buzibuye wansomeye nabyumvise. Nakubajije nti wenda isomo udusomeye turaryumvise. Uyu munsi wemera ko abahanuzi babaho cyangwa se wemera ubuhanuzi? Abahanuzi b'ibinyoma nibo bariho. Nta muhanuzi w'ukuri uhari. Abahanuzi b'ibinyoma nibo bariho. Nta w'ukuri ubaho. Yego. Nawe nta muhanuzi w'ukuri. Reka tugendane. Bibiliya bariyo tubaza Damuru. Twe kubaza umunwa wanjye, twe kubaza abadukurikiye mu mitwe yabo, tubaze Bibiliya. Niyo telefone tuvuganiraho n'Imana. Sibyo? Niyo telefone tuvuganiraho n'Imana. Imana yaduhaye ijambo ngo byose tugire dute tubimenyeremwo. Nta muhanuzi w'ukuri uhari. Niyo mpamvu umbabarire ntuze kwandika kuri iki kiganiro ko ndi umuhanuzi. Njyewe ndi kuvuga ibyanditswe byera nkuko mwene data udukurikiye wabivuga, wakigisha umuntu, wakigisha umunyabyaha agakizwa, umuntu utaramenye Imana agahindukiza ibitekerezo. Izuba ritubanye ryinshi ahari. Reka tugendane muri Matayo. Tugendane muri Matayo igice cya 24. Cya mbere cy'isezerano. 24. Dore ya telefone yakomeje kundushya. Kamurongo kangahe? Igice cya 24. Kanzereka nzihangane gatoya, abadukurikiye mwihangane. Nta muhanuzi w'ukuri uhari. Buretse tubaze Bibiliya, ntubaze ubwonko bwanjye njyewe w'umunyabyaha. Ubuhanuzi abantu bamaze kwakira uko bungana. Yego. Wahi no gusohora. Buretse nkubwire ibyo urya byose ntabwo ariko biba bifite isuku, kandi byose byitwa ibiryo. Tugendane muri Matayo. Wageze wowe? Matayo ibice 24. Ariko wagakwiye kujya unsomera. Kangahe nta kibazo mbwiye musomera. Ibice 24 reka mpagere. Hano ibice 24 wenda duhereye kuri iyi titre. Hano batubwira ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Nukuvuga ngo iki cyigisho Yesu yabwiye abigishwa be gikubiyemo ibijyanye n'abahanuzi b'ibinyoma. Niyo mpamvu ndi mvuga ko nta bahanuzi b'ukuri bahari. Reka turebe umurongo ako mpereza Bibiliya. Ibintu by'amatelefone nabyo biraturemaje, turarindagiye burundu. Ibice 24. Reka abadukurikiye barebe ku murongo wa 11. Yego. Haravuga ngo reka wenda mpere ku murongo wa mperehe kugira ngo abantu babyumvira. Iyo bankundira nakahasomye hose kino gice cyose kandi nihuse nakagisomye cyose rwose. Umitiyemo kuwa 6 umurongo wa 6. Muzumva abariho duhera
burya rero ijambo ry'Imana ryumvikana neza iyo umuntu arihereye mu mizi, ariko ntacyo, reka duhere ku murongo wa gatatu. Mu ijambo rimwe Yesu asohokana n'abigishwa be mu rusengero, abigishwa bashatse kumwereka imyubakire y'urusengero maze abereka uburyo ibyo byose ari ubusa. Twihute ku murongo wa gatatu kugira ngo nze kubagerera ku bahanuzi b'ibinyoma. Umurongo wa gatatu uravuga ngo yicara ku musozi wa Elayono, abigishwa baza hari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi ni kihe? Umurongo wa kane Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Abo ngabo utangira ubumve, yego utangira ubumve n'abadukurikiye mu bumve, bazayobya benshi, sibyo? Maze tugere ku murongo wa 11 nkuko nabivugaga, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. N'abahanuzi b'iki? B'ibinyoma, kubikwepa. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Ahangaha icyo nshaka ko abantu bumva kandi abantu b'Imana basobanukirwe, Imana yaduhaye iki gitabo. Uyu niwe muhanuzi w'ukuri, nkuko twari tumaze gukatingaho gatoya kugira ngo tuze gusa naho ibi bintu mu byumva neza, kandi nongera kwihanganisha abantu mwagiye mucumuzwa n'abiyita ko ari abahanuzi. Ni ukuri uyu munsi winginga iyo mu ijuru Imana ishobora byose ikubabarire, ubwira Imana uti Imana yarandakaje, yarambabaje, umutima wanjye yarawumenaguye, kandi nujya utanga ibitekerezo ujye ureba ngo ese ushoka ko waba utari umukristo ufite uburyo ubikoramo, ariko nimba waramenye Imana ujye ureba igitekerezo. Ushobora gufasha umuntu mu bundi buryo utamututse, utamwise igisambo, utamwise ikijura, utamwise donc amazina ashobora gutuma nawe ugirana ikibazo n'Imana. Kuko ntekereza ko ibintu byose biba bigomba guca mu mwanya wabyo. Hanyuma ndasubira inyuma aho twari turi kugira ngo abantu babyumve, kuko barabona ko tumaze guhindura gatoya, ngo ku murongo wa 11 wo muri Matayo 24 batubwiye ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Nkuko nabitangiye mbivuga, nta muhanuzi w'ukuri uhari, kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kera Imana iyo yagushakaga yashatse Farawo, yashatse abantu b'i Ninive n'abandi yanyuraga ku bahanuzi. Ndabizi abantu benshi baraza kuvuga ko nzanye ubuyobe, ariko uze gusuzuma iki gitabo, ibyo ndiho mvuga biri kuva mu kanwa kanjye cyangwa biri kuva muri kino gitabo, uza kubibaza Imana. Hanyuma Imana igashaka umuntu kugira ngo ibashe kumugeraho, suko byari biyinaniye ubyumve neza, ahubwo nubundi yakoreshaga bayo, igashaka bayo, igaca ku muhanuzi. Ariko Abaheburayo igice cya mbere twasomye cyakweretse uko byagendaga, maze umurongo wa 2 uhita uhindura ibyo bintu, ngo naho muri iyi minsi y'imperuka naho ije guhindura, yerekana ko uburyo tuvuganamo n'Imana. Reka nkubwire, nimba urugo rwawe rugiye gusenyuka, ntabwo ari ngombwa umuhanuzi. Igihe cyose winginga Imana, ijwi rizaza, ishusho y'Imana izaza, umwuka wera azakuyobora, izakwereka inzira zose z'uko urugo rwawe rugiye gusenyuka. Nimba uri umukobwa ugeze igihe cyo gushaka bikaba byaranze, kandi uri mwiza, uri ho, uri mutembashyushyu, uri mutereka amata, uri ruhanga rwiza ruhanganye ubuhanga ubwiza budashirirora, uri mwiza pe, waba udukurikiye wumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa ukaba uri umunyarwanda, ukabona waragumiwe, niyo mvugo simbizi wenda nimba hari ikindi kinyarwanda gikoreshwa. Yego ndakubwiza ukuri, abirirwa bakubeshya ngo ugiye gukora ubukwe ngo aya matarike ngo baraguhanuriye, ndakubwiza ukuri Imana itabikoze, ngo
yohereza umuhanuzi wayo w'ukuri ari we Yesu, ntabwo bishoboka, ntubyizere. Yewe umuhanuzi w'ukuri ni Yesu. Ntabandi baza se, ntabandi Imana yakohereza. Icyo mbaza urabariza abadukurikiye, ntabwo nkuveba, dushingiye ku byanditswe. Usibye ko ubundi aho abantu bateraniye bagomba kugira umuyobozi. Ngewe natangiye nkubaza ngo ku mwenda watabutsemo kabiri, ubundi tunabyerura ariko tunabaze n'abantu. Ku mwenda watabutsemo kabiri babyandike. Ku mwenda watabutsemo kabiri, umutambyi aracyamara iki ku rusengero? Ko mbona nawe uhise ubyibaza, aracyamara iki ku rusengero? Tugenda neza, umwenda ko watabutsemo kabiri, hantu wa mutambyi yinjiraga ntashoboraga kureba, none nkaba ndiho mpareba, araza kuba ari gukora iki hano kuri runo rusengero? Uzajya ubibona ko benshi bigize abapasiteri, impamvu bitari ibyabo basigaye babivanga. Nshuti yanjye, impamvu umutambyi yahise yirukanwa kuri urwo rusengero kuko umurimo we wari urangiye, bakomeje kwihimbahimbira. Niyo mpamvu uzabona bakora ibinyuranye n'ibyo bitwa ko ari abatambyi, kubera ko umutambyi yarirukanwe. Aracyahamara iki? Ibyo yakoraga byari byaranze gukiza abantu, wari ukenewe yari umwe gusa, yari Yesu. None twaramubonye. Niba twaramubonye rero, nta muhanuzi, nta mutambyi, cyakora igihe twicaranye twese duteranye tugomba kugira umuyobozi. Icyo nicyo nemera. Nawe nushingira ku byanditswe byera, nushingira ku ijambo ry'Imana, uyobowe n'umwuka wera, uraza kubyumva. Hanyuma dusubire ngo nta muhanuzi uhari. Bibiliya twasomye yatweretse ko ntawe. Nanjye shingiye uko Bibiliya yatubwiye ntawe. Turacyakomeza kandi dusome. Tutarajya kure cyane. Yego. Zana amazi aho sha. Kuvuga ngo nta muhanuzi uhari. Uyu munsi ibintu wenda abantu benshi bavuze kuza kugutera amabuye muri komanteri mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyangwa se n'ababyumva kimwe nawe. Hari abantu benshi bagaragara kuri izi social media bavuga ko bazanye ubutumwa, bazanye ubuhanuzi, bafite ibyo beretswe baje gutambutsa. Abo ngabo ku ruhande rwawe ushingiye kuri iryo jambo, ubona bari gukorera nde? Ubona babagamije iki? Ni Satani. Nubwo arako nshyizemo ndagisobanura cyose. Ariko uwo bakorera ni se wabatumye, ari we Satani. Ndaguha ingero. Umuntu wese uza kuri social media avuga ko azanye ubuhanuzi, abatumwe na Satani. Ngewe rega buriya jewe abatumwe na Satani. Yego, ndakwereka ukuri guhari. Iki gitabo twibuke ko turi mu gitabo cyo muri Matayo ibice 24, ntabwo turavamo. Ibibazo uri humbaza ni naho bishingiye. Reka tuvugishe ukuri, abantu babanze basobanukirwe. Aba bantu bazana ubuhe buhanuzi? Ubuhanuzi bazana, tuvugishe ukuri ariko twaye guca ibintu ku ruhande. Twese dore iri juru niryo turangamiye. Ufite izindi nyungu nakazike, ibyo biramureba kuko iby'isi ni gatebe gatoki. Uyu munsi urabikora, ariko ndakubwiza ukuri bizakugaruka. Noneho uravuga uti nta muhanuzi uhari, baba bagamije iki? Ninde wabatumye? Sibyo bibazo mbajije. Ikintu cya mbere ndagira ngo mbanze mbwira abantu basobanukirwe bazanye ubuhe buhanuzi. Wowe Damuru, turi kuganira nk'umunyamakuru, aka kanya ndamutse mvuze ngo Imana irambwiye ngo ikibazo kiri mu muryango wawe igiye kugikuraho, unkurikire neza, igiye kugira gute? Damu, utabesha Imana, umuryango wawe ukomokamo ndabona kuri muto, ushobora kuba ufite igisekuru kinini, nta bibazo biri mu muryango wawe. Imana iguha umugisha. N'abadukurikiye nimba mubyumva mutyo, Imana ibaha umugisha. Kabiri, njya ntangazwa n'umuntu ubwira umuntu ngo umuntu yaje kumpanurira, ambwira ibi nibi, ariko mu by'ukuri ni igiki cyakwemeje ko ari umuhanuzi w'Imana? Ibintu byose bibaho mu buzima, ibintu byose bavuga ni inkuru zacu z'ubuzima bwacu bwa buri munsi, nta gishya baduha.
none se nimpanura ngo runaka agiye gufungwa cyangwa agiye gusara ikintu cya mbere komantere ziri hano zo zishobora kumusaza. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ibyo nawe ubwe yivugira bishobora kumuta mu maboko y'ubutabera. None uyu muntu azanye ubuhe buhanuzi? Donc ibi nakora nabwo ubwabyo birigaragaza ninjiji. Imana imbabarire gukoresha rino jambo ngo ninjiji, sizi nimba hariho injiji. zibaho. Akabigwa ngo gasekwa nka keza. Shobora kuba ntukanye, Imana imbabarire. Ariko mu buryo busanzwe ninde utaza ngo avuge ngo runaka. Ariko damu nimba uri umunyamakuru ugakora inkuru nawe ziri danger, ari inkuru ukora ibyo ari byo byose umuhanuzi agahanuka akaza akakubwira ngo damu ugiye gufungwa, kandi inkuru nawe ukora urabona ko ziri muri danger rwose. Nawe urabibona uko byamera kose, nawe urabibona ko byanga bikunda, nta gisha azanye. Ibyo ukora byose, ibyo ukora nawe ubwawe bishobora kugutamo. Nta muhanuzi uri mbwira ibintu bishabazana. Ibintu bishabazana nibi ngo ugiye kurongorwa. Imana yarakuremye. Nukuri ndakubwiza ukuri. Imana yarakuremye ikugira igitsina gore, ikugira igitsina gabo. Mwese icyo yabaremeye ni kimwe. Kurongora no kurongorwa kugira ngo umuryango w'Imana waguke. Uyu muntu azanye ubuhanuzi gute? Kandi ikintu kinababaje dushingiye uko ibyanditswe bivuga, aba bahanuzi barirukanwe. Bibiliya yatubwiye ko kera Imana yarabakoreshaga. Keretse nimba ibyo twasomye turiho tubeshya. Cyakora nimba wenda mubona hari amakosa twavuze nimutubwire ngo bivuga gutya. Dushaka kuba twabivuze uko bitari, ariko dushingiye uko Bibiliya ivuga. Usomi yawe nanjye nasomye yanjye, turebe duhuze. Ese koko birahuye? Kandi nkubwire ikintu cyishe ubwoko bw'Imana. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse, ariko buzize kutamenya. Abantu banze kubakira kuri iri jambo. Abantu barashaka kubakira mu kanwa k'abantu. Ngo mbese kuki mwizera abantu bafite imyuka ibava mu mazuru mu baciki? Nicyo umuntu koko umuntu uzaka kubwira ngo Imana ikuntumye, Imana ikuntumye. Zanira amazi kwiduka nshuti yanjye. Zana amazi umuhogurumye. Icyo nshaka kuvuga kandi cyumvikana, ibibazo byawe nizere ko biriho bisubizwa. Gake. Aba bantu bari kubwira ariko n'ikintu kiri kumbabaza damu. Kuki abantu batariho bigisha abantu ibyaha ko bitwishe, ko turi indaya, ko turi abasambanyi, ko turi abicanyi, ko tugambanira nabandi, ko twirirwa tubaroga, ko dukora ibibi, ko dufite amashyari. Umuntu aririmba ngo dore uko kireba, ngo dore uko cyambaye, ngo sinkunda uko ateye. Kuki tutigisha abantu ibyaha? Ko tuzi kwima Yesu yaje mu isi ngo adukize ibyaha, ibyo kwirirwa batubwira ngo amazu, ngo amamodoka, ngo abagore beza, bimaze iki ku buzima bw'umuntu ukeneye ijuru? Niki bimaze? Kuki batirirwa ko batabwira abantu ati nyamara Imana iragusaba ngo wihane uce bugufi. Imana iragusaba ngo uyibwire ibyaha byawe, kandi agatsinda ibyaha by'ubu byihanwa nabi. Ibyaha by'ubu byihanwa nabi. Ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Ni gute mfukama imbere y'umuntu? Reka mvuge ko gupfukama ku ruhimbi, gupfukama hariya ku muteguro mwiza w'umuvugabutumwa ntabwo ari bibi. Ariko ni gute mfukama imbere y'umuntu nkamubwira ibyaha byanjye? Izo ni nazo ngorana abantu tunafite, urasanga duhora duca bugufi. Mukozi w'Imana rwose rero ndaremerewe nsengera. Aramubwira ati banzuze nkwereka aho wihanira, ubanze wihane. Urapfukama imbere y'umunyabyaha, urapfukama imbere y'umunyabyaha. Ni Yesu upfukamye imbere, ni Yesu uriho ubwira ibyaha byawe, ni Yesu uri kubwira ishyari ufite, ni Yesu uri kubwira urwangano ufite, ni Yesu uri kubwira ko wishuriya, ni Yesu uri kubwira ko ushaka kwibye bitagacira kangara ku musozi. Urapfukama imbere y'umuntu ngo sabira imbabazi. Umutambyi yakoraga iki? Umutambyi icyo yakoraga yasabiraga abantu imbabazi z'ibyaha bakoze.
maze bya bitambo bazanye akabyinjirana hahera kugira ngo abasabire iki imbabazi. None kuki nimba wakoze icyaha utagira ubutwari, utagira umutima n'urukundo ukunda umwami wawe ngo umupfukame imbere umubwire utinje kugusaba imbabazi? Dore abo mwapfukamye imbere nibo batukana ibitutsi bidasanzwe. Dore abo mwapfukamye imbere nimurebe ibiri kubabaho. Harya ubwo ibyo wamukuyeho birizewe? Ni byiza niba warabimukuyeho ukaba utagenda nkawe. Mwumva ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora, byaba ari umugisha. Hanyuma umurongo wa 23 ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari mu buta ari hano, nundi ati ari hano, ntimuzabyemere. Ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, nundi ari hano, ntimuzabyemere. Turi kubyerekana kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka k'umwami Yesu bizaba bimeze biti. Ibi imisi yimeruka turimo bimeze biti. Abantu bakomeje gukura abantu kubyizerwa. Abantu bakomeje gukura abantu ku Mana. Ukamukurikira uzi ko uri kugendana n'umuntu muzima. Kumbe wagendanye na serwakira yo mu kirere. Wagendanye n'abakozi ba Satani ku mugaragaro. Wagendanye n'abanyabyaha ruharwa. Abantu banze kumenya Imana ngo bahindure imitima yabo, babone uko bahindura n'ubwoko bwayo. Niba uri kwiruka inyuma, niba uri kugenda inyuma, niba uri kwizera, niba uri kwiringira, nshuti ya Yesu, wahinduye ibitekerezo ukabaza ijambo ry'Imana. Ukabaza Imana. Yesu ajya mu ijuru yaravuze ngo sindi bo basige mwenyine. Maze iri jambo niba utaryumva, inginga Imana uvuga uti nyoherereza umwuka wera amfashe gusobanukirwa ibibiri. Ariko abantu wowe urafunzwe, wowe dore ese ubundi kuri kumbaza najye nkubaza. Sindi umunyamakuru ariko nkubaza. Shyira iryo mikoro ku munwa wawe. Uri kumbaza ngo ni Imana iba yabatumye, wowe niki cyakubwiye ko ari Imana iba yabatumye? Tugendana. Nuko mbona baba uri kumbaza ngo ni Imana iba yabatumye. Ndabyemera uri kubariza abantu, ariko noneho ngiye nkubaze nubwo ntari umunyamakuru. Wowe niki kikubwira ko batumwe n'Imana? Biri hano. Iri jambo rirabikubwira. Manika amaboko ubwira Imana uti mbabarira. Babarire ko arabona isobanuza atari. Nta umva nkubwire, umuhanuzi yari Daniel w'Imana. Umuhanuzi yari Mose. Umuhanuzi yari Yona. Umuhanuzi bari ba Ezekiel. Umuhanuzi bari ba Yohana. Atari uyo kuri YouTube ari. Ntagara uyo nguyo. Nimba ari umuhanuzi w'Imana, nahanure uko ijambo ry'Imana rivuga. Utumye mvuga umuntu. Ariko ndavuze ngo nimba ari umuhanuzi w'Imana, nahanure uko Bibiliya ivuga. Rwose simubujije guhanura. Nahanure uko Bibiliya igiye gute ivuga. Yihanura ibiva mu kanwa. Nabwira abantu ngo dore Bibiliya iri kuvuga gutya. Yego? Nabwira abantu ngo icyanditswe kiri kuvuga gutya. Yihanura akoresheje umunwa we. N'umuntu Satani yamucumuza akamubwira ati wambabari ukankorera ko nanjye nkeneye abakozi. Ko nkwingize wankoreye. Birashoboka cyane. Akaba ari umukozi wa Satani. Ariko Yohana ajya gutuka bari abantu ngo muri abana bishira. Urabizi? Ukwiye kubibaza Bibiliya. Ubuse icyo nicyo kigico nacyo duhita tukijyaho. Twaba tugiye kuvangira abantu rwose. Twaba tugiye kuki Yohana yavuze ngo muri abana bishira. Nimba koko ahanura. Erega buriya hari abantu bameze gutya. Uri kubona? Ubicyo wakora zamura ukuboko cyangwa ugira icyo ukora. Nta kintu ushobora kumenya ngo abantu. Jambo ry'Imana ryaravuze ngo ubwoko bwanjye burarimbutse ariko buzize kutamenya. Ariko se wowe nimba waramenye wabafashije. Kwingororano uzazibona koko. Kwiri ijuru dutegerere ko mubona Satani ari kurembya abantu, ko mubona Satani ari gukoza abantu hirya hino. Nimba waramenye ijuru waretse kuyobya abana b'Imana. Ariko nanone ntiwabura kubikora kuko ukorera so ari we Satani.
kandi igihe cyose ukorera umuntu ugomba kumwereka igikorwa wamukoreye kugira ngo ubashe guhembwa. muri make ubwo ufasha abantu bose twakiriye abo twabonye kuri ino mihanda bazana umuhanuzi ubagira abakozi ba Satani. Njyewe navuze ngo kitonderwa nimba bahanura nibereke abantu iri jambo, nibabwire ngo iri jambo rivuze gutya. Njyewe neretse abantu ko abahanuzi bahozeho natanze ingero, soma n'icyanditswe. Ibisigaye nibavuge ngo aho ngaho Bibiliya yabeshye, cyangwa se bavuge bati wahasomye nabi. Ariko nzi ko twafatanyije, ubwo nibambaza banabaze nawe wahasomye nawe. Mu by'ukuri ntekereza ko ntiza ya telefone yanjye, ntekereza ko abantu bakomeje kwiyita ko ari abahanuzi nibahanurira abantu, ariko wowe uhanurirwa gerageza umubaze ngo se koko ni Imana ibivuze. Igihamya, kuko nakubwiza uyu munwa we w'umunyabyaha ndakubwiza ukuri azaba kubeshya. Abantu bari kwanga ukuri, nicyo kibazo abantu dufite. Abantu ntabwo bashaka kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, nta nubwo bafite inyota yo kuzabana n'uwabacunguye, ntabwo babishaka. Abantu barashaka ko babwira ko bagiye kubona abagore beza damuru, abantu barashaka ko ubabwira ko bagiye kubona amazu meza, abantu barashaka ko babwira ko ubakunda ushobora kuza ukabasengera mu rugo ngo bakagira umutekano. Nibyo abantu bashaka. Kuki abantu batari gushaka Imana? Kuki abantu batashaka kumva iby'ijuru? Kuki abantu badashaka kubwirwa ko ari abanyabyaha ngo bihane? Kuki abantu badashaka kubyumva? Niyihe mpamvu? Ndi kubaza umuntu wese udukurikiye, kuki udashaka kumva? Kuki udashaka kumva kumenya ibyaha byawe, kumenya ko Yesu yarababajwe bikomeye kubera wowe, kubera njyewe? Kuki atari dushaka kumva? Ati ndashaka kumva ko amanurira nkabona umugore mwiza, nabivuze. Ndashaka kumva ko amanurira akambwira ko ngiye gupfa kandi nkenyutse. Ndashaka ko ambwira ko ngiye gusara. Ndashaka ko ambwira ko hari abanyanga. Abantu bakomeje kubiba urwango hagati y'abantu n'abandi. Wabera ukurikirane, ndagira ngo ukore research nk'umunyamakuru, singutegetse ndagusabye. Ukore research nk'umunyamakuru. Wabera wabonye umuntu uza hariya ngo aje kubwira abantu ko yamenye agakiza, hari n'ibyo aje kubabwira. Wabonye umuntu utabwira abantu ngo Imana imbwiye ko abanzi bawe bigisheyo, kandi arabwi ubwo aturanye n'abantu. Uzi umuntu kwigisha ko umuturanyi wawe ari umugome? Yesu yoza abigishwa b'ibirenge akababwira ngo mbasige igitegeko muzajye muhora mubikora kugira ngo munyibuke. Yaragamije iki? Yaragamije kubaka urukuta rw'urukundo hagati y'abantu be, maze Satani azabura hamenera. Yaragamije kugira ngo wowe n'umuturanyi wawe muzagirane urukundo n'ubumwe, Satani abura hamenera. Ariko umuntu arakwigisha ngo Imana irambwiye ngo abanzi bawe ibigishayo. Irabimwe. Abantu bambabarire, mfite inyota yo kubabwira byinshi, kandi mu by'ukuri navuga ko ndi umunyantege nke, ariko Imana ishobora byose niyo iri kureba nanone umuhati mfite mu mutima. Ikindi nuko abantu benshi ngewe navuga ko bariho barumva ibishya, ariko ku rundi ruhande umuntu wamenye Imana nta gishya kiri hano, ahubwo hano harimo kuri hejuru y'ukuri. Kubera ko uyu munsi nimba ijambo ry'Imana ritwereka umurongo tutagomba kurenga. Barabona ukuntu polisi ahantu habaye ikibazo ihakata imirongo kugira ngo hatagira ujya kwica ibimenyetso. Hari umurongo utukura tutagomba kurenga. Umurongo utukura nta wundi nuwo kugira ubuhanuzi bushingiye kuri Bibiliya. Buranja ntangazwa n'abantu kenshi uzasanga aza akakubwira ati njyewe Imana irantumye. Rimwe na rimwe
rimwe na rimwe umuntu ugize gutya umuhaye karibu iwawe yewe uhasanze n'abashyitsi urinjiye guje gusenga byambayeho byambayeho murumuna wanjye yaratuye mu majyepfo noneho ashaka kwimukira i Kigali hanyuma umudamu we akaba ni umuntu ukunda Imana akunda gusenga cyane Imana imuha umugisha ariko hari igihe avangirwa noneho urumva abantu nyine hari ukuntu bavuga ati ako duhindura ubuzima tujye n'ahandi Abanyarwanda bajya baca umugani ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze ati duhindura ubuzima ubwo umugabo araza agera i Kigali ashaka inzu amaze kubona inzu nuko abwira umudamu ati nabonye inzu iteye gutya imeze gutya umugore ati wayibonye ati imeze neza ati iri ahantu heza ati yego ati ubwo rero wabonye inzu nanjye ngiye kohereza umuntu aze ayisengere ko nukuri kwabaye aze ayisengere ayikuremo umuvumo rwose reka mbabwize ukuri ntago ndi gupfobya amasengesho pe amasengesho ni meza kuvuga uti Imana ishobora byose iyi nzu imyuka mibi iri hano bazagiremo amahoro bazagira umutekano bazige ijambo ry'Imana bahumurizwe bazabone umugisha bazabyaremo baheke ngira ngo n'abashyingiwe urabizi ko ababyeyi basaba umugisha muri urwo rugo ni byiza noneho umugore aravuga ati ngiye kohereza umuhanuzi aze ayisengere ubwo umuhanuzi yaraje amaze kuza reka nkubwire ukuntu byantangaje yaraje turahahurira ntabwo nari mfite umugambi wo kuhahurira nawe noneho umuhanuzi amaze kuhagera turabanza tuganira ku tuntu n'utundi dusanzwe two mu buzima bw'abantu noneho njyewe wamubwiye ntese ko hari uwatubwiye ko uje kutureba tukakwitegura kuko narahageze nsanga nicyo gikorwa kimuzanye ariko mbona murumuna wanjye ntashaka kumuha rugari ngo akore ikimuzanye noneho ngenda mubwira nti wakoze ikikuzanye tukaza kujya mu bindi aravuga ati nibyo Yesu aguha umugisha nti murakoze ndawakiriye ubwo arapfukama natwe turamwigana kugira ngo yinginge iyo mu ijuru kandi rwose ibyo yaragiye gukora nibyo turasenga donc arasenga amaze gusenga ubwo turavuga tuti amen yarahagurutse akomanga wa murumuna wanjye gutya aramukomanga aramubwira ati inzu ni muze muyigemo Imana inyeretse ko nta kibazo nzifite njyewe nanakubwize n'ukuri iyo nzu n'ubundi yaragiyemo yari yamarume urumva koko ku bintu bigaragara nta n'ikibazo cyari kirimo urumva ni umwana uje n'ubundi mu rugo maze rero yanzu yari ifite akabutike ku ruhande kandi karyango ku ruhande bacururizagamo ubwo wayikodeshaga yajyaniranyaga nako kaduka kugira ngo ashyiremo utuntu two gucuruza nyine ubuzima bugende bwa Kigali hanyuma icyakurikiyeho ni igikirero urumva yabwiye uwari uyirimo ati ugomba kumpa inzu kuko ku itariki zinizi bazayijyamo undi nawe yarabimwemereye ya tarike ubwo murumuna wanjye aramubwira ati nzaza kino gihe none wa muntu nizere ko yavuyemo ati reka njye kumwibutsa marume araza ngo aje kwibutsa wa muntu wari uri mu nzu aramubwira ati rero kutampa inzu yanjye ahita amwihinduka aramubwira ati muzeherero twumvikane njyewe ndi umucuruzi nahaye abantu utuntu tuhijya no hino kandi bagomba kunyishyura none abo bantu nagumye mbategereza hari abataraza mvemo ntakaza amafaranga yanjye gute ntabwo rwose nava muri iyi nzu umusaza ati wa mugabo ko naguhaye priyava amategeko ateganya ko nakubangamiye ko inzu iminsi uyibayemo ko nakwihoreye ibyo bintu byose ko wabyemeye ntiwari ugamije kubikora icyo yakoze nta kindi bateranye amagambo umusaza turamvira mu nzu undi ati ntayo mvamo uramvira mu nzu undi ati ntayo mvamo ntibyarangiye se umusaza ati reka noneho njye gushaka inzego zibishinzwe
yarasohotse urabona imiryango myinshi iracomoka gutya bakawushyira ku ruhande wa mugabo afata umuryango wari uri kuri ako kabutike awucomoramo awushyira ku ruhande kumbi hagati y'iyo nzu akoreramo n'abaturanyi hejuru hari abaturanyi hagati hari umuhanda hari umuturanyi uri kumureba gutya arabicomora atereka ku ruhande ateretse ku ruhande umuturanyi yibuka ko bahoze baterana amagambo umugabo asohoka akenguza abasimbutse igipangu ubwo icyari kigamijwe kucyumva bwari uburyo kuza kumuhimbira ko yaje kumukuriraho urugi akamuteza abajura byararangiye umuturanyi ahamagara wa musaza ati muzeye ati rero wa mugabo kubera mu nzu acomoyeho umuryango kandi mbonye akebake basimbutse n'urupangu ese bimeze gute ati niko bibonye ati yahamagaye komanda wayoboraga sitasiyo ya Kagugu aramubwira ati ngize iki kibazo iki niki komanda niwe waje aravuga ati reka nzi afata imodoka araza amaze kuyifata arahageze yahamagaye umugabo runaka karame uri ati hari utuntu nagiye kureba ati urinde se ati ndafandi komanda wa polisi ya Kagugu ati none se ko ndi iwawe nkaba mbona hakinguye umuryango utari umugabo ati yewe data we tafanda tubwo banyibye ubwo bancucuye we ati ye baba we ati ngwino ngufashe abaturage banyeretse ko iwawe harangaye kandi utarimo yaraje amuta muri yombi ariko wa muhanuzi yari yavuze ngo iki wa munyamasengesho yari yavuze ngo iki icyo nshatse kuvuga abantu bikumva abantu bari kugendera mu miyaga nka ya serwakira ngo babaha amatwi mwebwe nimugerageze ibyanditswe ibyo bavuga mu bigenzurane n'ibyanditswe byera kandi mubwire umwuka wera nabafashe nimusabe imbaraga za mwuka wera zibafashe kugira ngo kuko twebwe ntabwo turi abacu ngo twigenge nimba tutari abacu rero dufite izindi mbaraga zitugenga ariyo imbaraga y'ijuru ariwo mwuka wera reka tuwubaze ariko abantu muri gutakaza imbaraga ku bintu by'ubusa nimwinginga Imana ibereke ukuri kw'ibyo mugomba kumenya n'ibyo mutagomba kumenya ibereke ukuri kubijyanye n'ubuhanuzi ubuhanuzi bw'Imana ni umwuka wera ukubwira ngo ibigiye kukubaho nibi kandi imbaraga y'ijuru nusenga izabikwereka ariko uwo muzahurira mu muhanda ngo bibaye n'abakobwa bangahe babeshywe ko bagiye gukora ubukwe n'abasore ba runaka bagakorana ubukwe n'abandi uyu munsi muri izi commentaire uraza kubasangamo haruza kukubwira ati jewe narabeshywe mbeshywa ko ngiye gushakana na runaka ariko byaranze yego ndagira ngo ndangire abantu ijambo rikiza kandi ribohora umutima ariko mbere na mbere kundi iki gitabo nimba utaranakigura ni ukuri usaba Imana ubushobozi n'uburyo bwo kukigura ngiye kubarangira amasomo ageze nko muri angahe ku bijyanye n'abahanuzi mugerageze muze kuyashaka muyasome isomo rya mbere muraza kurisanga mu gutegekwa kwa kabiri muze gusoma igice cya 13 hano haraza kubereka abahanuzi b'ibinyoma abari bo hanyuma muze kongera musome igitabo cya Ezekiel ibice 13 muhere ku murongo wa mbere mushake mugeze ku wa 10 aha naho barabereka abahanuzi b'ibinyoma abari bo mwongere muze gusoma ikindi gitabo cy'Abaheburayo ariko cyo twari twagisomye muze gusoma Abaheburayo igice cya mbere maze muhere ku murongo wa mbere mugeze ku wa 3 aho berekana ko ubuhanuzi cyangwa se igihe Imana yashakaga umuntu nk'uko birirwa bababwira ngo Imana ikuntumyeho Imana yarabikoraga ariko uyu munsi ntabwo Imana igikoresha ubwo buryo Yesu yarabirangije byose ubu muhanuzi usigayeho ugendagenda ku muntu ni umwuka wera wonyine hanyuma yego ndabona hari ibibazo ugiye kumba zihangane banze mbahaye amasomo urakoze cyane muze no gusoma nanone muri Yakobo
musome Yakobo igice cya 3 musome n'igice cya 4 ubwo ndi kubakundisha mukunde iri jambo nusome igice cya 3 ugasoma n'icya 4 urahava usabanye n'Imana. Hanyuma ikindi muze gusoma nanone muze gusoma Abaheburayo igice cya 9 muze kuhasubira muhere ku murongo wa mbere mugeze ku murongo wa 9. Aya masomo mbahaye no umutsima w'ubugingo ku muntu wamenye Yesu nk'umwami n'umukiza we. Ntabwo ari ibirayi mbahaye, ntabwo mbahaye ibijumba, ntabwo mbahaye ibigori, ndabizi ko byose bikundwa kandi turabikunda. Ibyo ni byo kurya by'umubiri, mbahaye ibyo kurya by'ubugingo kandi bukiza. Wari uvuga ngo hari ibibazo numva nifuza kukubaza wenda byinshi cyane wagiye ubisobanura. Hari ikintu abantu bagiye bagarukaho cyangwa se abantu bamwe na bamwe bagenda bagarukaho wenda bakoze cyane Imana ahubwo mwisha kuza kudusobanurira bijyanye n'abahanuzi. Wenda abantu babuze kuza kugenda bandika ibitekerezo byabo bitewe n'uko uyu munsi bagiye bumva ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abantu bavuga ko abantu benshi wenda bakora bino bintu byo kuvuga ngo baraje barahanuriye abantu. Benshi bavuga ati nabateka umutwe, baba bari kubikora bishakira indamo, baba bari gukoresha ijambo ry'Imana mu buryo bw'ubujura, bamwe bakavuga ati ni ibisambo byibisha Bibiliya. Icyo kintu ku ruhande rwawe kivuga he? Ntago ndi butandukane n'ababyibaza kuko twese dufite ibikoresho by'ikoranabuhanga, inkuru zabo twese turazireba. Buriya ntabwo wenda ngewe navuga ko ababivuga baba bibeshye, n'ibitekerezo by'abantu byonyine urabibona. Ibitekerezo bandika hano kuri bino biganiro urabibona. Ntabwo abantu ari injiji, nubwo bafatwa nk'abatagira ubwenge, ariko ntabwo abantu ari injiji. Kamemo umuntu uramubona ukamubona ko ari kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana cyangwa ari kunyuranya nako, kandi bimaze gukura benshi kugakiza rwose. Nuko uvuga ngo rero nkuko ubivuze abantu benshi bari kubikora kubw'indamu, kandi ntabwo banabikorera ubushake. Niyo mpamvu navuze ngo nabakozi ba Satani, kuko icyambere abikoze akabikora neza uko ijambo ry'Imana rimusaba, nimba anashaka wenda n'umuntu bazasengana akabasha kuba yamuha iryo funguro, ntabwo yabura kurimuha hatagiye guca hirya hino. Kuko umuntu mwasenganye, umuntu mwagiranye ibihe byiza, ntabwo mwabura gusangira ibyo byishimo. Ariko utagiye kubicisha mu rundi rwego rwo kugira ngo nanone umubuze ijuru, umubuze agakiza, umubuze gusabana n'uwamupfiriye. Ntabwo rero ndi butandukane nabo ngabo uvuga ko hari ababibona gutyo. Uko niko kuri. Abantu benshi babikora kubw'indamu zabo, nta kindi. Kandi uwo bakorera nta wundi ni Satani, nta bakozi ba Satani, kuko ibyanditswe byera birabivuga. Ntabwo Bibiliya yibeshya. Kandi Bibiliya amasomo yose twasomye tunahamirizwa n'igitabo cy'ibyahishuwe. Burya ibyahishuwe twabigereranya n'iyi ngufuri ifunze runo rugi. Ibyahishuwe kuva mu itangiriro ukaza ugera mu byahishuwe kiriya gice cya 22 kigahita gifunga Bibiliya yose. Maze Imana imaze kubwira abakozi bayo ngo nimwandike, barandika bayobowe n'Imana n'Umwuka Wera. Igeze ku murongo ku bice 22 kuri uwo murongo irafunga ngo wumva wese ubuhanuzi bw'iki gitabo abwitondere, ngo uzagira icyo akuraho azakurwa ku rembo rw'ijuru, uzagira icyo yongeraho azongererwa ibyago byanditswe muri kino gitabo. Nibangahe bari kubwira abantu ibi n'ibi kandi bitanditswe muri Bibiliya. Kubuhanuzi bw'ukuri bugomba kuba bushingiye kuri Bibiliya. Bibiliya iravuze ngo nta kindi. Bibiliya iravuze ngo nta kindi. Uyu munsi ntekereza ko wenda nawe ushobora kuba wagiye uhura nabo, natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi hirya no hino duhura nabo. Ha umuntu aza akakubwira ati Imana inyeretse bagufunga, Imana inyeretse urupfu, uretse komeza nta gishya. Nubu hari abazavuga ko nzafungwa. N'umugabo jewe ndashobora gufungwa, ko nshobora mu buzima gusa. Bakaza n'ubuhanuzi bumeze nk'ubw'iterabwoba, gutera ubwoba abantu, ukaba wakora ikintu runaka kugira ngo
cya kintu kitazakubaho nyamara kubera ko yahuye ati ni Imana ibimbwe gutya na gutya. Abantu benshi byabayeho ibyo bintu bagiye bakora ibintu ari ukubera ubuhanuzi bw'iterabwoba babashyizeho. Abo bahanuzi bo ubabona mu ruhe murongo? Abahanuzi baza batera ubwoba abantu. Yego ubwira wumva ntavunika. Buriya nabyirutse numva ngo imitwe y'iterabwoba kandi ntubirahari y'iterabwoba yananiye isi kabisa, irahari pe. Ariko buriya ntitubyumvire muri babandi barwana intambara z'amasasu, ahubwo tunarebe hari imitwe myinshi y'iterabwoba. Ubundi umuntu w'Imana ntaterwa ubwoba. Uretse wumve, reka urebe Nebukadinezari umwami wa Babuloni amaze guhanurirwa na Danieli. Ibintu ngiye kubivuga igice, Imana imbabarire, mbashaka kubivuga byose. Nebukadinezari amaze kurota inzozi z'igishushanyo, byaramunaniye biramuyobera, ayoberwa ibyo ari byo za nzozi ziva mu bwonko, maze ngo atumira abanyabwenge be ngo abapfumu n'abakonikoni n'ibiki bagende basome muri Danieli mu gice cya 2 n'icya 3 hagati aho ngaho. Noneho reka Danieli aba banyabwenge baraza ngo tubwire biranga. Bimaze kwanga yewe bategekwa kwicwa. Danieli yagombaga kwicwa kuko yari yarakuwe i Babuloni nk'umunyagano, nawe ajyanwa yari yarakuwe i Yerusalemu ajyanwa i Babuloni nk'umunyagano, maze nawe kubera ubwenge yari afite nkuko Imana inabyivugira nawe yagombaga gupfa. Danieli maze abonye umutware wari utegetswe n'umwami Nebukadinezari kubica, aramubwira ati ese iryo tegeko ryikubaga rivuye ibwami ryo kwica abanyabwenge biraterwa n'iki? Aramusobanurira, maze Danieli aramubwira ati noneho ugende umbwirire Nebukadinezari ko nzaza nkamusobanurira ibye. Danieli yaraje asobanura Nebukadinezari ibyizo nzozi. Yarazirotoye, arangije aranazimubwira, arazisobanura. Maze rero Nebukadinezari yaranze ntiyumva ubuhanuzi bwa Danieli, aza gukomeza cya gishushanyo aragikora. Amaze kugikora, ndagira ngo ngere kwitera bwoba, amaze kugikora arategeka ngo buri wese nimwumve ibi nibi ibintu by'amakondera, ibintu by'iki bivuze, mwese mwunamira igishushanyo umwami yakoze. Maze rero abana b'Imana Mishake, Sadurake na Bedenego banze kucyunamira. Maze kucyunamira atangira ko batera iki? Ubwoba. Wari bwumbaza abatera ubwoba, arababwira ngo noneho mbahaye andi mahirwe, mwenyegeze uriya muriro, niba dakora ibyo mbategetse. Uri kumva iterabwoba? Niba dakora ibyo mbategetse barahita bambona. Byarabaye, maze yaterabwoba rye aza kurisohoza. Abana b'Imana banga kumupfukamira ku yindi nshuro, banga gupfukamira igishushanyo cye. Baze kugipfukamira, barabafashe barababoha. Ibyo ni ibyanditswe byera birabivuga. Barabafashe barababoha. Ariko umva Imana shuti yanjye, abagerageje kubasunika ni bibirimo by'umuriro byageze gucya bibanza gukura mu nzira. Ariko abandi Nebukadinezari ubwe yarabiboneye bazenguruka mu muriro bari kumwe n'uwa kane usa n'umwana w'Imana uwo yari Yesu. Maze arababaza ngo ese hajya twashyizemo bangahe? Ati nyagasani twashyizemo abantu 3. Tereka da harimo 4 kandi uwa kane arasa n'umwana w'Imana. Iryo terabwoba abantu bari gushyira ku bantu, iri terabwoba abahanuzi b'ibinyoma bari gushyira ku bana b'Imana, mwigira ubwoba. Nimubwire abahanuzi ngo nubwo Imana zanyu tutazikorera ijuru rizadutabara. Uko Mishake, Sadurake na Bedenego banze gupfukamira Imana ya Nebukadinezari bakajugunwa mu itanura ry'umuriro, ibyababayeho murabizi, mwarasomye. Nimba mutarasomye ni mujye muri Danieli mujye kubisoma. Abahanuzi rero b'ibinyoma ntabwo bazatsinda, cyakora nubaha umwanya ukabumva ukabatega amatwi ukumva n'ibyo bakubwira uzatsindwa. Ariko nubima umwanya nta byiterabwoba na gato. Ni byinshi cyane, wenda dugana ku musozo kuko ni byinshi tuzagenda tunabigarukaho mu byiciro. Abantu bandike commentaire bifuza part 2 y'iki kiganiro kugira ngo tukibategoje vuba. Uyu munsi wahisemo kuzana uno mwambaro, nubwo nari nawe ugufashije, wahisemo kuzana uno mwambaro ko ikiri wo wahisemo uyu munsi. Ni ikigereranyo kimwe. Buriya hari ikintu Damuru, ni ikigereranyo kimwe
buriya hari ishusho umuntu yibuka ikamugaruka mu maso, ikamugaruka mu bitekerezo, nubwo ibintu wenda bijyanye n'amashusho n'amafoto bivuga ibya Yesu ari ibigereranyo, ariko reka turebe ishusho ya Yesu ari mu gashyamba k'Igitsemane. Agiye gusaba kuko yabonaga ko igihe cyo gucungura umuntu kigeze. Maze nibuka ishusho y'umwami wacu ajya mu gashyamba k'Igitsemane, maze azamura umwitero we awurenza umutwe we, maze yinginga Imana. Yinginga Imana kugira ngo ahe abigishwa be gukomera, aha abigishwa be kugira ubumwe n'urukundo. Maze rero icyo gitambaro apfukamaho yanze ibimurangaza, ibiri hirya ibiri hino, kandi ubyibuke ko ajya no kubikora yaraniherereye, ariherera. Maze iki gitambaro cyangwa se igisa n'iki gitambaro arakizamura, agitamiriza mu ruhanga rwe, yinginga Imana kugira ngo twebwe abantu tuzababarirwe, tuzacungurwe, tuzabona agakiza, tuzabona ijuru, tuzagira umutekano, tuzagira amahoro. Ririya joro rya Yesu sinzi nimba abadukurikiye, sinzi nimba batajya babitekereza ngo maze bibuke uriya mubabaro Yesu yaragiye gupfa akitera iki gitambaro, akinginga iyo mu ijuru kugira ngo ibabarire ubwoko bwayo kandi muhe n'imbaraga zo kurwana urugamba yaragiye kurwana. Nyuma y'ibyo mubona ko aribwo ingabo z'Abaroma zamwegereye, maze icyari cyazanye umwami wacu kugira ngo aducungure kigerwaho, maze tubona agakiza, we arababazwa kugira ngo tunezerwe. Nta kindi nazani iki gitambaro, nta wundi muhamuro, ni kugira ngo nongere nkumbuze abantu rwa rukundo umwami wacu yadukunze, ka gaciro yaduhaye, ya maraso ye yamenye, kugira ngo twebwe tubone agakiza. Yego, reka tugushimire muvandi, tugushimire cyane by'umwihariko, dushimire n'abantu bose babanye natwe muri iki kiganiro. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha, kandi ndatekereza ko mungukiyemo byinshi. Tubabwire ko ibiganiro byacu byo nakagaruka, mwandike muri commentaire niba mushaka igice cya kabiri tuzakibagezaho. Ariko by'umwihariko ushobora kuba yifuza kuvugana nawe, hari byinshi cyane tutavuzeho, hari byinshi cyane yifuza kugusobanuza, hari byinshi cyane akeneye. Hari abenshi banyuze mu bantu babasengera babashya ko ari abahanuzi, hari ibindi bundi busobanuro bakeneye. Sinzi niba byashoboka ko abaha nimero yawe. Yego, mu ijambo rimwe, mbere yuko mbaha nimero Damuru ngushimire, aha nicaye byashoboka ko haba hicaye undi. Imana iguha umugisha kuba wabikoze, kandi ndumva nezerewe mu mutima, nguwe neza kuganira n'abana b'Imana, kuganira n'inshuti z'umusaraba. Imana ibahe umugisha mwese. Mu by'ukuri ntekereza ko mu byo navuze nshobora kuba hari abo nacumuje, mbasabye imbabazi imbere ya byose. Nimba wumva hari aho navuze hakagukomeretsa, ngusabye imbabazi. Ikindi navuga nuko umuhanuzi w'ukuri nkuko nabibabwiye ni Bibiliya, niryo sezerano kandi dufitanye n'Imana. Iby'umwuka wera byose n'ibyo dusabwa n'ibyo tugomba gukora, nta wundi muyoboro, ni iki gitabo Bibiliya. Abantu bazatubwira byinshi, tuzumva byinshi, ariko na Yesu yaravuze ngo byose mubyumve, ariko mugundire ibyiza, kuko nitutumva iby'abakozi ba Satani ntabwo tuzamenya ko n'iby'abakozi b'Imana biriho. Reka tubyumve maze tubivangure, ariko dusaba umwuka wera. Nimero zanjye za telefone rero wenda ndazivuga, ariko nze no kugusaba uzishyireho. Reka tubwire abantu ngo izo bari kubonaho hejuru. Imana iguha umugisha. Reka nanone twongere twinginga Imana tuyishimira ko yaduhaye iki kiganiro n'amagara mazima. Uwiteka Mana nziza, nanone tugushimire, twongere tuguhimbaze. Uri mwiza kandi utuye ahera cyane. Twese dufite amatsiko, abagukunda, wo kuzabana nawe, wo kuzagera aho heza waduteguriye, ya mazu meza wagiye kudutegurira, bya byishimo, wa munezero twese turabyifuza. Gusa iyi si turimo irashobora kutuvutsa ibyo byishimo tuzahabwa nawe,
abenshi tubabajwe n'ubuhanuzi bugenda buza ariko bukatuvangira, rimwe na rimwe ugasanga turanabyizera. Mbere ya byose duciye bugufi imbere yawe kandi dusabye twinginga ngo umuntu wese wumvise ubu butumwa ni ukuri umuhe kubwumva kandi abwumve nk'uko wabutegetse, nk'uko wishimye wanejejwe n'uko ubutumwa butambuka. Abafite ibibazo bitandukanye byinshi baburiye igisubizo, ni ukuri uri umwami w'abami kandi uri umwami ushoboye, bose ubagirire neza, ubafashe kugira ngo ibyo barimo babashe kubitunganya kandi bigende neza. Ariko mbere ya byose ni ukuri baha agakiza kawe, bagapfumbate, bagakomeze, bamere nk'ibuye ry'agaciro bapfumbase, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe ushobora kubambura ako gaciro wabahaye. Mubyeyi mwiza, abantu bose bababaye, ni ukuri ndasabye nkwinginga, ntabwo ngutegetse, uri Imana, ubagirire neza bose bagira umunezero. Abantu kwihana ibyaha byose n'ibisa nabyo, hari abafite amashyari, hari abafite intonganya mu miryango, hari abafite ingorane, yewe hari n'abakwivovotera ngo ntabwo ndagera kuri iki si, ndagera kuri iki si, ndabona iki. Ni ukuri bose baha umugisha uturutse kuri wowe. Iri jambo rero wemeye ko ritambuka, urigeze hirya no hino, abakwiriye kuryumva ubona barikeneye baryumve. Kandi mubyeyi, niwongera ugakomeza intambwe zacu tukongera no kwishimana n'abantu, nabyo tuzabigushimira. Dushimire Impanuro TV iduha uyu mwanya, dushimire Inzozi Zacu TV baduha uyu mwanya. Uyu mwanya twicayemo hari benshi bagakwiye kuba wicayemo, ariko ntibakiri ku isi y'abazima. Abandi bari mu mazu y'imbohe, abandi bari mu bibazo bitandukanye, baranarwaye. Ni ukuri bose ubahe umugisha, ariko ibi bitangazamakuru ukomeze ubyagure mu Rwanda no mu mahanga, ababikurikira bakomeze kwiyongera. Maze rero reka twaye kugusaba nk'abagutegekura Imana, twe turi abantu kandi utuye mu ijuru heza, twebwe turi mu isi yandi wavuze ngo wasiwe ugujije ishyano. Reka tukwinginga ibyo tugusabye byose ni byinshi, ariko hashobora kuba harimo n'ibidafite umumaro. Ibyo ubona byatuma koko twomatana nawe, tukazibanira nawe mu bwami bwawe, ubiduhane n'abakwambaza bose, mu izina ryawe ryera. Amen.